Yes, banyarwandakazi mwahisemo neza kubana natwe hano ku mbuga nkoranyambaga yaba hano kuri TikTok ndetse no kuri Instagram yitwa D Jandamour kwihangana ndetse na YouTube nkaba twitwa KJD TV Rwanda. Tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye byerekeye cyangwa se zerekeye uburere n'uburezi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Buryo dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugomba kubanza tukareba urubyiruko rubayeho rute. Hari ababura akazi, hari ubushomeri mu rubyiruko, hanyuma kubera ubwo bushomeri urubyiruko rukishakamo ibisubizo. Bimwe mu bisubizo ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga duhuriraho turi benshi ku buryo umuntu akora ikintu ari hano ariko kigasara cyangwa se kigasakara igihugu cyose. Hanyuma nshobora kuba ndi mu Rwanda nkakora ikintu abo ku isi hose bakabimenya cyangwa se bakanyumva bakamenya, ugasanga baramenye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu minsi yashize rero naje kubona video iri gusakara cyane y'abakobwa babiri bambaye amaswime cyangwa se amaswime bari kugenda batembera mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho nza kubona imbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu baba YouTuber bagenda babatumira, hanyuma bavuga ko bashaka kwamamara cyangwa se bakoze ikintu cyatuma bamamara. U Rwanda tugeze ku rwego rw'uko kugira ngo umenyekane ushobora gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose, yaba ububi, kwiyambika ubusa, kugira gute kugira ngo umenyekane. Ugasanga umuntu uvuga ibintu biri educative cyangwa se ibintu bifite umumaro ntago akurikiranwa cyane, ariko ugasanga wa muntu ukora ibintu byo kwiyandagaza ugasanga aramenyekanye cyane. Simvuze ko bano bakobwa biyandagaje, ariko nabyo biri muri iyo mvugo, reka tubyite gutyo. Hanyuma tukibaza ngo aho ejo hazaza h'igihugu cyacu, niba urubyiruko tugeze mu rwego rw'uko tubura imirimo tugashakira cyangwa se tugashaka gutangira guhanga imirimo tunyuze mu kwimenyekanisha ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi tumenyekana ariko mu buryo butari bwiza. Tukibaza ngo aho igihugu cyacu kimeze gite. Buri umwana kugira ngo ajye kugera ku rwego rwo kuvuga ngo ngenda ajya kwiyambika ubusa kuri kamera kugira ngo umenyekane, ntabwo biriya bintu aba bitangiye ako kanya. Ni ibintu biba byaragiye bitewe n'uburere mu rugo iwabo bahabwa, bitewe n'uko iwabo barezwe, bitewe n'uko flexibility cyangwa se freedom bahabwa ari nyinshi birenze cya gitsure cy'ababyeyi. Umunsi ababyeyi ntibakibona umwanya wo kwita ku bana, wa mwanya wo kuba mwaganira n'abana. Kera barataramaga, ariko ubu ngubu usanga abantu batagitarama cyane, ahubwo usanga umubyeyi ari gushaka amafaranga, mama ari gushaka amafaranga, papa ari gushaka amafaranga. Sometimes ugasanga igihugu kimwe cyangwa se imiryango imwe n'imwe ugasanga papa ari mu gihugu cya wenda nka Nairobi, ababyeyi abana bagasigara no mu Rwanda, cyangwa se ugasanga ababyeyi bose papa na mama bagiye hanze muri Australia ndetse n'ahandi, ugasanga abana bari kurerwa n'undi muntu by'ukuri nawe udafite ijo nshingano, ugasanga ntago ari kubitaho neza. Ugasanga uwo mwana kugira ngo azakure avemo wa muntu ufite ubumuntu biragoye, bitewe n'uko nawe ubwe uwo mwana atigeze abona ubwo bumuntu cyangwa se atigeze agira uwo mutima wo kuba yakundwa, reka mbyite gutyo. Hanyuma uyu mwana wakuriye muri iyo situation, rimwe na rimwe ugasanga birimwe n'amahirwe y'akazi, yarangije kwiga kaminuza abuze akazi, akavuga ati okay, nta kindi ngomba gukora. Umukobwa agomba kubona ayo mavuta meza, umusore agomba gusa neza kugira ngo ejo n'ejo bundi abone uko atereta, agahita yatangira kwishora muri izo ngeso. Nigeze kubaganirizaho cyangwa se akantu gatoya. Hari umwe mu barimu twaganira arambwira ati muri ino minsi turi guhura n'ikibazo gikomeye kivuga ngo abana b'iki gihe ntibagikosorwa na mwarimu, kuko umwana w'iki gihe nta buryo na bumwe umwarimu ashobora kumukosora ngo amubwire ngo kora iki ngo umwana acyumve. Usanga gukosora cyangwa se gukosora kwa mwarimu bifatwa nk'aho ari ihohoterwa rikorerwa uyu mwana. Ugasanga umwana agize ijambo kurenza umwarimu. Icyo gihe byumvikana bite ko umwarimu yakigisha umwana kandi umwana ari hejuru ya mwarimu? Biragoye. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ugasanga uyu mwana yize no mu buryo bubi. Uwo mwarimu yampaye urugero arambwira ati abana b'iki gihe basigaye baza ku ishuri banasinze, ugasanga umwana azanye agacupa ka Nil cyangwa se k'amazi y'Inyange cyangwa se ariko by'ukuri atari amazi y'Inyange, ahubwo mo imbere harimo nka
zino nzoga zitwa ibyuma, ugasanga uwo mwana ari kwiga ari no kunywa iyo nzoga, then mu gihe cyo kuvuga ngo araza gufata umwana agatangira gusinda. uwo mwana wakuze afite iyo myumvire by'isukuri, umwana yavame umuntu ejo n'ejo bundi uzabasha kwitunga. Muri iki gihe noneho tugezaho urubyiruko kugira ngo rwerekane ko ari abantu bahambaye, babipimira ku nzoga, ku ngano y'inzoga umuntu yanyweye, ugasanga biteretse amacupa mu kabari, biteretse amacupa ahantu runaka, ngo umara nyinshi ubwo niwe mugabo. Uwo muntu biragoye ko iki gihugu gitunze abantu 120, 50, 500, igihumbi bameze gutyo, bivuga ngo abantu bose, abana bose bazakomoka kuri abo bantu, biragoye ko abo bantu bazabaho mu buzima bwiza, cyangwa se biragoye ko bazabaho mu buzima bunonosoye. Ese aho igihugu cyacu cyo aho kiri kwerekeza n'ahagana he? Niba umuntu kugira ngo amenyekane agomba guca muri izi nzira, inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge muri rusange, ubusambanyi, kunywa inzoga z'agatangaza, ubwo ngubwo ngo nibwo ubaye umusitari, kumenyekana binyuze muri ibi bintu, ugasanga niho umuntu atangiye kwangirika, ndetse n'igihugu cyacu kikagenda cyangirika gake gake. Minisiteri ishinzwe umuryango bo bashinzwe iki? Bari gukora iki? Ese mwazavuyeho rimwe mukatubwira ngo turi gukora iki? Ingamba zihari ni izi ngizi. Kuko rimwe na rimwe niba ngewe nkwiye kuvuga ngo ngende umurezi cyangwa se ndi umuntu ureba, kuko aka kanya hari n'ibintu byacitse, ikinyabupfura mu bantu cyaracitse, usigaye uca ku muntu wanamusuhuza ngo urambaza iki, cyangwa se umwana akaza, umwana mutoya agusanze ahantu ntagisuhuze, reka da ahita nugucaho. Umwana utize kumenya gusuhuza mwaramutse, ese n'ejo bundi azamenya ko humanity ibaho? Azabimenya ubumuntu gute niba ashobora guca ku muntu mukuru ntamusuhuze, akaba yaca ku muntu? Abana b'iki gihe basigaye bari simbizi, bafite ubwenge bwinshi, reka mbyite gutyo, ku buryo umwana w'iki gihe ashobora kugenda agahimba ikinyoma bitewe n'uko urumva hari amategeko ari uvuga ngo nta kubangamira umwana, ihohoterwa rishingiye ku nuze runaka, amagambo mabi, whatever. Umwana akagenda agahimba ikinyoma, yamara guhimba ikinyoma akagenda akacyegeka ku muntu, ntihabeho ikintu cyo kuvuga ngo eske what happened. Uwo mwana watangiye guhimba ikinyoma akiri umwana w'imyaka 5, 10, 12, ese aho uwo mwana azavamo umuntu umeze ute mu myaka 25 izaza? Ese aho ngaho uwo mwana siwe wa wundi uzajya kujya ku mbuga nkoranyambaga akajya kwiyambika ubusa? Ese uwo si wa mwana uzajya mu nzoga akavuga ngo unyweye nyinshi niwe mugabo? Ni iki turi gukora? Ababyeyi ni iki muri gukora kugira ngo uyu mwana urerwa muri ubu buryo akosoke? Mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigorwa kikiri gito. Niba umwana aka kanya ateretswe inzira ikwiye, ateretswe inzira inoze, uwo mwana azavamo iki ejo n'ejo bundi? Komeza rero mukore subscribe kuri KGD TV Rwanda ndetse na kuri TikTok mu following, hanyuma ibindi byose tuzajya dukomeza tuganira, ariko tujye tugenda tunungurana ibitekerezo, kuko kino gihugu turi kubaka ni cyacu. Hari abakiruhiye, hari abakitangiye, hari abamenye amaraso kubera kino gihugu. Ntago rero dukwiye guterera iyo ngiyo ngo tuvuge ngo igihugu ngo ni icy'abariya. Oya, igihugu ni icy'abanyarwanda, twese turi abanyarwanda. Komeza rero mubane natwe, nge nitwa Jean D'Amour, kwihangana TYR.